bamwita Papa Cyangwe. Imyaka 5 irashize mu muziki nyarwanda hashyumika hagashya. Uyu munsi yakoze igitaramo muri Kigali Universe, igitaramo kitabiriwe n'ibyamamare byinshi cyane. Kuri stage hagiyeho ba Riderman, Ken Shoot, ba Racine, Papa Cyambega. Yari igitaramo cy'umuriro. Nkwifurije kuba wareba iki gitaramo ugakomeza ukareba video ugakanda na subscribe, ubundi ukareba uburyo iki gitaramo cyagenze cyari umuriro. Kadukomeze twirebere show. Bamwita umuraperi Fireman. Fireman yahatwitse ku buryo abantu bumiwe. Murabona show yari show. Fireman yahatwitse umururaka muri Kigali Universe. Nawe muzi ko yashaje ariko ibintu aracyabikora neza cyane. Fireman ni uwa mbere kabisa. Abatamwemera sinzi ukuntu icyo muzamwemerera. Fireman ararenze. Murabona yatanze show muri Kigali Universe. Kadukomeze twirebera abahanzi abaraperi bakomeje kuhashumika muri Kigali Universe mu gitaramo cya Papa Cyangwe yise imyaka 5 amaze mu muziki. Ubundi abantu nimujya mwemera muramubona Riderman, umwami wa rap hano mu Rwanda. Mbega ibintu yakoze we byaragatangaza muri Kigali Universe. Abantu benshi bemeye, abatemeraga bemeye ibintu yakoze kabisa. Mbega Kigali Universe yayakije. Papa Cyangwe arashima aravuga ati cyakoze wowe uranyemeje pe. Mbega murabona namwe abihereye amaso byari umuriro. Kadukomeze twirebere n'abandi baraperi bakomeje kwatwika. Murabibona byari umuriro kabisa pe. Mbega Papa Cyangwe iki gitaramo yakishimiye cyane ku buryo cyari kitabiriwe n'ibyamamare byinshi cyane mu Rwanda. Abenshi cyane mutari muzi mwabibonye ku matebo. Mbega iki gitaramo cyari show. Abantu bagikunze cyane kandi Papa Cyangwe ikindi cyane kiyongeyeho yinjirije muri iki gitaramo. Nyina yamwishimiye aravuga ati umuhungu wanjye ibintu rwose wakoze nakataraboneka. Mbega muri make Papa Cyangwe yahatwitse. Icyo musabwa ni ukureba iyi video ubundi ugasiga subscribe, ubundi ugakomeza twagura umuryango mugari w'iyi YouTube channel yanyu. Ciao ndabakunda. Dukomeze mu biganiro bikurikira, ubundi mukomeze mu nteze imbere kuri channel yanjye.